Yes, inshuti bakunzi bacano abimana bera ndabasuhuje amahoro y'Uwiteka nabane namwe. Ndabasuhuje tano kwa tano ndabishimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibagirire neza, Imana y'amahoro ibishimire. Reka mbonere gusuhuza ababyeyi, abakobwa, abasore, abana batoya, reka suhuza abasaza, abakecuru ndetse ndeka suhuze abantu bose bagiye batandukanye hirya no hino, kandi nukuri ndabashimira kubw'ibitekerezo byanyu n'ibyifuzo byanyu mukomeje kugenda mutanga, aho muri kumwe muti video zimara igihe kinini cy'isaha, izo dutinda kuzumva cyangwa se dutinda kuzimara no kuzirangiza. Uyu munsi rero ibyifuzo byanyu byashyizwe mu bikorwa. Ubu tugiye kujya tuza tukubwira ijambo y'umunsi rigezweho ako kanya, cyangwa se ijambo rirakuba ku mutima, cyangwa se ijambo wirirwa wicaranye, hanyuma noneho kandi dukoreshe igihe gitoya kitakurambiye. Ndibaza nituzajya dutinda ntago tuzajya turenza iminota 12, cyangwa se twatinda byakabije ntiturenze iminota 30 cyangwa 40. Imana ishimwe rero ni hagati ya 12 na 24 ndetse na 40. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero tugiye gusenga Imana turagushimira yuko uri Uwiteka ariyo zina ryawe, witwa ndiho, witwa ndiwe, witwa Imana itabara igatabarukana itsinzi. None hasengeye igihugu cy'u Rwanda, sengeye ababyeyi, sengeye abagabo, sengeye abasore, sengeye abakobwa, sengeye abana, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe ziboneke muri bo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ijwi ryawe riganze kandi reka ijambo ryawe riganze. None aha ndategetse mu butware wampaye, reka inkomezi zawe zize mu bantu bawe, reka inkomezi zawe zigere ku isi hose. None aha rero turagusenze, twatse umugisha, twatse imbaraga, tukwatse ubwenge, tukwatse ubutware, tukwatse ubudahangarwa. None aha turasenze, tukwatse Mwami Imana konegisiyo zawe, tukwatse rezo zawe. Reka wishyura amadeni y'abanyarwanda, reka utanga amazu yaho kuba, reka utanga icyerekezo, reka ubakure mu bukoda benshi, reka ubaha amazu, reka abo wemereye amamodoka uyabahe, abo wemereye amaperimu yabahe, abo wemereye Mwami akazi ukabahe, abo wemereye kujyana hanze uhabageze, abo wemereye buri kintu cyose kibagezeho mu izina rya Yesu, kuko uri Imana itabara igatabarukana itsinzi. Reka bari barwaye uburwayi bw'amoko yose bavure kandi bakize. Reka bari bafite indwara za malariya, iza bwake, iza sida, iza mburugu, iz'imitezi, reka izo ndwara zose zibakize mu izina rya Yesu. Ababyimbye amaguru, abari barwaye ibisazi, abari bafite umwuma, abari bafite ingorane, abari barakomeretse barabuze ubahumuriza, uyu munsi Uwiteka wongera ubahumurize. Uyu munsi Imana isumba byose ubagenere ubuzima bubakwiye, kandi wongere urema gashya, wongere utanga ijambo, wongere utanga amavuta, wongere utanga imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasengera rero Mana, tugiye gusoma kuri iri jambo, bana natwe kandi udufashe utugirire neza. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ngaho kuzwa nyakubahwa, ngaho kuzwa nyiricyubahiro rero, ngaho shyirwa hejuru. Tugukuriye amasari, turagushimiye muri uyu munsi ko waturinze kandi wadufashije. Izina ryawe rihimbazwe. Ngaho reka uduhe umugisha kandi uduhane n'abera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ndabasuje rero uyu munsi tubazaniye ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi 125, ahavuze ngo abiringiye Uwiteka Imana aba bameze nk'umusozi w'i Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko n'Uwiteka agota abantu be, guhereye none ukageza iteka ryose. Uyu munsi ijambo ry'Imana twe tubazaniye riraboneka muri Zaburi 125. Haravuze ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi w'i Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Birashoboka ko hari ibintu byakunyeganyeje, birashoboka ko hari ibintu byakurwanyije, birashoboka ko hari ibintu byagiye bigufataho ijambo, ariko umva ijambo rivuze ngo iki? Ijambo rirakubwiye ngo umuntu wiringiye Uwiteka, uyu nguyu ameze nk'umusozi w'i Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Humura, nta uzakunyeganyeza. Humura, ntuzakorwa n'isoni. Humura, ntuzandagara. Humura, ntuzamwara. Bibiliya nikivuze irakubwiye ngo wowe wiringiye Uwiteka, ubu tuvugana umeze nk'umusozi w'i Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye. Niko Uwiteka avuze. Hanyuma Bibiliya ivuze ngo iki?
Bibiliya iravuze ngo utabasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamya iteka ryose, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ngo niko n'Uwiteka agota abantu be. Humura, imisozi yari ikugose Uwiteka arayigukijije. Imisozi hari yari igose Yerusalemu, niko n'Uwiteka kugose. Imana ishimwe. Bibiliya irangije ivuze ngo iki? Iravuze ngo niko Uwiteka agota abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Niko Bibiliya ivuze. Uyu munsi akira kugotwa n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira kugaburirwa n'Imana, akira kwambikwa n'Imana, akira ijambo ry'Imana, akira undi mwuka wera, akira umutsima utera imbaraga. Bibiliya ivuze ngo iki kuri gatatu? Ngo kuko ngo inkoni y'ubutwari y'abanyabyaha izagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, ngo kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Nta mukiranutsi uzigera uramburira amaboko mu byo gukiranirwa. Imana yacu itugirire neza ibintu byose. Umuntu w'umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umuntu w'umukiranutsi azabana n'Imana ye. Uyu munsi rero Bibiliya irakubwiye ngo kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko mu gukora ibyo gukiranirwa. Uyu munsi Imana iri kongera kuguhagarika. Ntukore ibyo gukiranirwa, ntukore ibibi, ntugume mu bigawa, ahubwo wongere ubane n'Imana yawe neza, ikugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Irangije irakubwiye ngo kandi umurongo wa 4 ngo Uwiteka ugirire abeza ibyiza, ngo n'abatunganye mu mitima. Humura, niba warutunganye mu mutima wawe, Imana ije kukugirira neza. Niba warukiranutse ku gatoya na kanini, Imana ije kukugirira neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Irakubwiye ngo ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Abantu biyobagiza mu nzira zabo zigoramye, ibyo wakoraga bitari byiza, ibyo wagendaga unyuramo, ibyo wagendaga bikwasamiye, ariko kandi ngo ukiyobagiza, ukareka gukora ibyiza, ukareka gukora ibishimwa n'Imana. Imana irakubwiye ngo abangaba ngo abantu biyobagiza, ngo ariko biyobagiza mu nzira zabo zigoramye, ngo Uwiteka ngo azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Uyu munsi rero nkuzane password ivuga ngo ntiwongere kwiyobagiza mu byo ukora, mu byo ugendamo, mu byo unyuramo. Niba ari ibibi, rekeraho. Niba ari amakuba, rekeraho. Niba ari ugusebanya, niba ari ugusambana, niba ari ingeso mbi, niba ari ugutukana, niba ari imijinya, niba ari imihane, niba ari amahane, nakubwiye ngo rekeraho, kubera yuko Imana yo iragufite mu biganza byayo. Irakubwiye ngo abantu biyobagiza bagakora ibibi, abo ngabo ngo izabajyanana. Imana ishimwe ngo ni bibi. Uyu munsi Imana ikurinde kunyagwa. Uyu munsi Imana ikurinde ibibi byose, ahubwo yongere gushyigikire. Niko Bibiliya ivuze. Reka twongere dusome Zaburi 120 hanyuma noneho dusoze. Bibiliya ivuze ngo iki? Zaburi 120 iravuze ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka arasubiza. Nujya utakira Uwiteka mu mubabaro wawe, mu makuba urimo, mu ngorane urimo, Imana izajya igusubiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Natakiye Uwiteka mu mubabaro wanjye arasubiza. Uwiteka akiza ubugingo bwanjye, iminwa ibeshya. Imana igukize, ikize n'ubugingo bwawe. Hari iminwa ikubeshya, hari abagufashe ijambo, hari abakugendaho, hari ibikwasamiye, ariko uyu munsi Imana uyu munsi uyitabaze, uyibwire gukize mu bikwasamiye byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma kandi Bibiliya ivuze ngo iki? Irangije iratubwiye ngo Uwiteka akiza ubugingo bwanjye, iminwa ibeshya. Hari iminwa ikubeshya buri munsi. Hari abakwemereye ntibaguha, hari abagiye bagusezeranya ntibaguha, ariko uyu munsi Imana ngo ije kubigukiza. Hanyuma ngo n'ururimi ruriganya, ururimi ruriganya Imana irugukize. Ururimi rw'amashyari, ururimi rw'abagome, ururimi rw'abagambanyi, Imana irugukize. Ngo wa rurimi ruriganya we, ngo azaguha iki? Niko Uwiteka abaza. Ese ururimi ruriganya uzaruhabwa iki? Ruzahabwa iki? Ese ururimi ruriganya ruzabona iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itwishimire. Kandi nagira ngo mbabwire ngo hari ijambo Imana ivuze kandi ivuganye natwe. Arangije aravuze ngo uzakongera
birutaho iki? Uzakongera birutaho iki? N'imyambi ityaye y'intwari, n'imyambi ityaye y'intwari ni amakara y'umurotemu. Hanyuma 5 haravuze ngo mbonye ishyano kuko ntuye imesheki. Nibyo, niba utuye ahantu hababaje, niba utuye ahantu handuye, niba utuye mu banyamahanga, niba utuye mu badakizwa, niba utuye mu basambanyi, ukaba utuye mu bibone, ukaba utuye mu bajura, ukaba utuye mu buriganya, ni bya bindi nyine ubona ishyano kubera yuko utangira ugasa nabo, ariko Imana ikwimura aho hantu, Imana igukura aho hantu mu izina rya Yesu. Hanyuma kandi ngo nkaba mu mahema ya Kedari. Tuba mu mahema y'Ikadari. Imana itugirire neza. 6 hati umutima wanjye wahereye kera uturanye n'uwanga amahoro. Nibyo, umutima wawe ushobora kuba uturanye n'abadakizwa, ushobora kuba uturanye n'abadahinduka, ariko humura, hindukira, Imana iri mu kazi, hindukira, Imana izakugira neza, izakwimura aho hantu utuye. Ngo ngeweho shaka amahoro, ngo ariko iyo mvuze bashaka intambara. Nibyo koko, iyo uvuze bashaka intambara. Hari benshi batemera kukijijwe, hari benshi batemera kusenga, ariko humura, Imana yiraje ije kubisobanura. Hari benshi batajya bemera yuko wowe ukorera Imana, ariko ije kubisobanura. Humura, tuza umutima, komera. Uyu munsi nizo message nari nkuzaniye. Uwiteka komeza kuryohere muri uyu munsi, aya manwa yose Uwiteka kuryohere, mu gitondo ajya kuryohera, nimugoroba kuryohere, saa 6 kuryohere, saa 9 kuryohere, uryamye mu bicuku by'ijoro akuryohere. Imana ishimwe. Reka dusenge tugushimire we wakurikiranye channel Abimana Bera, ukaba wakoze subscribe. Mwibutsa gukanda subscribe kuri channel Abimana Bera, aho ujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo Abimana Bera, warangiza ugakora subscribe. Kandi ryegeranye. Imana ishimwe kandi Imana itugirire. Yego, Imana ishimwe. Imana rero itugire neza, Imana ikube hafi, Imana ikugarukeho. Reka rero dusenge tugusengere. Uyu munsi nari nkubwiye ngo ijambo ry'Imana uyu munsi kuzaniye ni iringiri, ariko Imana ikugirire neza. 7 hari havuze ngo muri Zaburi 120:7 haravuze ngo ngeweho shaka amahoro, ariko iyo mvuze bashaka intambara. Ntugahangane n'abantu, ntugahangane n'ibikurwanya, ntugahangane n'ibikugendaho. Humura, Imana iri mu kazi, Imana izakugira neza, Imana yawe izaza yeye guceceka. Nigutabara bose bazatangara, nikugirira neza bazatangara. Humura, ibikwasamiye nubwo ibikurwanya ari byinshi, ariko Uwiteka gukiza muri byose. Turashimira Imana yagiye dukiza ibyaha, ikatubabarira ibyaha, ikabana natwe, igahagararana mu byacu. Imana ishimwe. Reka rero dusenge, hanyuma dukomeze gahunda zacu. Kandi nkwibutsa ko iri jambo ndigutuye itangazo nuko nazongera kujya mbaga ijambo rirerire cyane, ahubwo icy'ingenzi naje gusanga abanyarwanda bakunda ibintu biringaniye bitoya. Rero nkuko mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu, ubwo uyu munsi birumviwe. Nukuri bizajya binagufasha no kudukurikirana, kandi na mega zawe zitabaye nyinshi, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Rero icy'ingenzi nuko uzajya wumva ari ijambo ryawe. Kandi iki gitondo ngutuye Zaburi 125 havuze ngo abiringiye Uwiteka abangaba bameze nk'umusozi w'Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko n'Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wowe utabara ugatabarukana itsinzi, wowe ubabarira ntuwongere kwibuka. None aha turasenze tugusabye imbabazi z'ibicumuro byacu. Ni benshi bacumuye, Mana babarira benshi kandi ukize benshi mu izina rya Yesu. Reka umugisha wawe uboneke, reka ineza yawe iboneke, reka ijwi ryawe riboneke, reka ijambo ryawe riboneke. Ndagushimiye ko wera kandi ukazabana n'abera. Urakoze urakabyara kuri Imana yumva gusenga, urakoze urakabyara kuri Imana yihagije mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho amahoro yawe Mwami abane muri twe, kandi neza y'Imana itumurikire. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu ugiye kuturengera, kandi ukaba ugiye kudufasha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Yesu abahe imigisha myinshi.